dusome ijambo ry'Imana. Yohana ubutumwa bwiza igice cya 3 dusome umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 16. Imana ishimwe. Ni ibya Nikodemu. Hariho umuntu wo mu bafarisayo witwaga Nikodemu, umutware wo mu bayuda. Uwo yasanze Yesu nijoro aramubwira ati, mwigisha, tuzi yuko uri umwigishwa wavuye ku Mana, kuko ari ntawe ubasha gukora ibimenyetso ujya ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu aramubaza ati, mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? Yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa? Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Witangazwa nuko nkubwiye yuko bibakwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Umuyaga uhuha aho ushaka, ukumva guhuha kwawo, ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ujya. Niko uwabyawe n'umwuka wese amera. Nikodemu aramusubiza ati, ibyo byashoboka bite? Yesu aramusubiza ati, ukaba uri umwigisha w'Abisirayeli ntumenye ibyo? Ni ukuri ndakubwira yuko tuvuga ibyo tuzi kandi duhamya ibyo twabonye, nyamara ntimwemere ibyo duhamya. Ubwo nababwiye iby'isi ntimwemere, nimbabwira iby'ijuru muzemera mute? Ntawazamutse ngo ajye mu ijuru keretse Umwana w'umuntu wavuye mu ijuru akamanuka akaza mu isi. Kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko Umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Nitwakire neza ijambo ry'Imana. Kubwira ijambo ry'Imana kadusenge. Turagushimiye Mwami wacu Yesu, uradukunda ibihe byose. Mwene data ukundwa Pawulo yavuze ibyawe neza, avuga ko nubwo tugukunda ariko atari twe twabanje kugukunda, ahubwo ari wowe wabanje kudukunda. Nicyo gituma mwana w'intama w'Imana, urwo rukundo natwe turuzirikana ibihe byinshi, kandi tunagushimira ko ibihe byinshi utwigisha ijambo ryawe. Mu mbaraga z'Imana n'iz'Umwuka wera tugenda tukugiriraho umugisha wo kumenya icyo washatse kutubwirira muri Bibiliya. N'aka kanya rero ongera umanuke, ni wowe wabidusezeranije Yesu. Tubwira ko numara kugenda uzasuka Umwuka wera, yarangiza akenda ku bya Data akabiduhereza. Ngibi turakwinginze cyane ngo Umwuka wera azabiduhe buri wese, Mwami Imana yacu, guhera ku mugaragu wawe n'abandi bose bashobora kuzareba ibi ngibi. Mu mbaraga n'imbabazi z'Imana turagusaba cyane rwose ngo uzaduhishurire ibirenze, kuko uri Imana ihishurira abantu bawe. Aka kanya kose tujye kumara twiga ijambo, ngwino uridusobanurire, ngwino uritwigishe, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Murakoze cyane. Icyambere ngira ngo ni ukwivuga. Turashima Imana ko iduhaye umwanya n'aya mahirwe. Nitwa Mutabazi Godfrey, ndi umusore Yesu yagiriye neza. Ndumva seva atari nini cyane, ariko gushyiramo ko Yesu yagize neza ibyo biba bibaye cyane, kuko umugabo umwe niwe wabisobanuye neza, aravuga ati, ufashe njyewe ugakuramo Yesu nta meaning. Kuko rega na Pawulo yaravuze ngo ibintu by'iki gihe byose, imibabaro y'iki gihe ntabwo ikwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Kuba rero umuntu muri CV yashyiramo gusa ngo nizeye Yesu, niyo yavuga izina agashyiramo n'icyo, nkeka ko cyaba ari ikintu kimininze cyane, kuko imibabaro cyangwa se ibyo duhura nabyo muri ubu buzima nta hantu na hamwe bihuriye n'ubwiza tuzahishurirwa tujya mu ijuru. Kuko uzasanga ijuru tuzahaba iteka ryose, kandi hano ku isi ukabyamara imyaka 100, ugasanga rero nta hantu bihuriye even n'igihe, uretse ko naho tuzabaho mu buzima bwiza gusa buhabanye n'iyi mibabaro tubona mu buzima, ariko kandi n'igihe ntaho bihuriye. Pawulo rero yabisobanuye neza. Njya numva abantu b'isi bagereranya ibintu bakavuga ngo ibyo maze kugukorera cyangwa se urukundo ngukunda ngo ni nk'agatonyanga mu nyanja, ariko nkabona ibyo bintu ari amakabyo cyangwa se amakabya nkuru, kuko agatonyanga mu nyanja hagati yako harimo difference nini cyane.
byonyine agatonyanga n'ingunguru naho harimo difference ikomeye. Noneho tujye kugereranya agatonyanga n'inyanja, harimo itandukaniro umuntu atabasha kwiyumvisha keretse umwuka wera ari mubwiye. Ariko iri jambo ryo Pawulo yavuze ni iryo kwizerwa pe. Iby'iki gihe, imibabaro y'iki gihe, imvune duhura nazo, uru rugendo tugenda, nta hantu rukwiriye, nta hantu ruhuriye n'ubwiza tuzahishurirwa turi mu ijuru. So ni nk'ibyo rero, agatonyanga mu nyanja, ibyo tubona muri iyi si, imigisha tubona, even n'ibindi bintu byose tubona, ni agatonyanga. Ariko when we reach to the, igihe tuzaba turi mu ijuru, tuzaba tumeze neza, nibwo ya nyanja izaba isohoye. Reka mbigabanyiriza aho ngaho, kuko twari turimo twivuga, mvuga ko ndi umusore Yesu yagiriye ubuntu, wamwizeye kandi ufite ibyiringiro by'ijuru, kuko ijambo ry'Imana rirabimpa rwose. Ni Yesu wabimbwiye, aravuga ngo ngiye kwa data kugutegurira kugira ngo aho mba nawe ubeyo. Arangije aranambwira ngo ufite uwo mwana afite ubugingo. So ndabufite rero, ni impano y'Imana. Niko Pawulo yandikiye Abefeso aravuga ati mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera Kristo, ntabwo byavuye ku mirimo yanyu, ahubwo ni impano y'Imana. So iyo mpano rero nanjye Imana yari impaye, kandi ibyo byiringiro ndabigendana. Ndashima Imana rero kiduhaye aka kanya, ngewe namwe mwese abazumvira ijambo vuba cyangwa kera, ko tuganira. So twagira ibintu byinshi tuganiraho, ariko uyu mwanya rwose munkundire cyane, akanya tugiye kumara akariko kose tuze kukaganiraho ku kintu bita kubyarwa ubwa kabiri. Kubyarwa ubwa kabiri ni ikintu gikomeye kandi kiri spiritual, ku buryo umuntu niyo yagira PhD 5, murabizi hari abantu bazigira, umuntu akagira nka PhD muri science, akayigira muri theology, akayigira mu twara imodoka, akagira mbese PhD z'uburyo bwinshi. Niyo wagira PhD 100, ushobora gusanga unazirengeje utaramenya kubyarwa ubwa kabiri icyo ari cyo, kubera ko iki kintu ni ikintu umuntu abona gusa iyo yaganiriye na Yesu. Ndabibabwira, twabisomye hano muri Yohana 3. Nikodemo yari umutware wo mu Bayuda. Umutware wo mu Bayuda yari yarize iby'amategeko, dogiteri mu mategeko. Si amategeko gusa bigaga, yari yarize n'ibindi, n'amasomo asanzwe, n'imibare, no kwandika, no guteranya, no gukuramo. Ariko bamubwiraga kubyarwa ubwa kabiri, akareba mu kirere, kavuga ati si ibi bintu ni ibintu umuntu yabasha ate gusubira mu nda ya nyina akabyara, byagenda bite? Ni nk'ibyo rero dushatse kuvuga ko iki kintu ari ikintu kiri spiritual cyane, umuntu amenya ari uko yaganiriye na Yesu. Ariko aka kanya rwose tuze kukivugaho, Imana ize kumfasha ngewe namwe tuze kumva ibi bintu ibyo ari byo, tuze kumva kubyarwa ubwa kabiri, tuze kubisobanukirwa mu buryo buri clear, kandi Imana ifashe buri wese uri hano aze kumenya kubyarwa ubwa kabiri icyo ari cyo, nicyo biduhesha. Wenda icyo cyo tuzakiga ukwacyo, ni isomo rirerire, ariko kubyarwa ubwa kabiri bifite amarembo bifungura. Iyo utarabyarwa ubwa kabiri abafunze. Iri nyamukuru ryo sinazarindira kurivuga icyo gihe, ni ukubona ijuru. Niko Yesu yabwiye Nikodemo, kandi ibintu Yesu yavuze ni ukuri. Niko ijambo ry'Imana rivuga, ngo mu Mana ntihabamo kujijinganya cyangwa ibindi. Oya, ijambo ry'Imana ni ye cyangwa huye mo kimwe. So nuko rero kubyarwa ubwa kabiri gukingura ijuru. Ariko ubwo dusa n'abagiye kuremo, reka tugaruke kuri meaning yo kubyarwa ubwa kabiri. Ariko kandi nanone mu nkundire, mbere yo kwinjira mu kubyarwa ubwa kabiri neza, tubashe guhuza ibi bintu, biradufasha kubyumva. Ubundi iyaba muri iyi minsi twagiraga abavuga butumwa bameze nka Pawulo, twajya tugira abantu bumva ijambo ry'Imana kenshi. Niko njya mbitekereza, kandi byanze bikunze niko biri. Kubera iki? Pawulo yari azi guhuza ibintu by'umwuka akabihuza n'iby'umubiri. Yari yarigiye ku birenge by'Imana neza, kuko Imana irabizi ko twebwe yaturemanye umubiri, igerageza gufata ibintu byayo biri spirituel ikabigereranya mu buryo bw'umubiri kugira ngo tubibone. Muzabona Imana mu isezerano rya kera ivuga iti, mwa Bisirayeli mwe ndabatoranyije, ndabakunze, mbagize ubwoko. None rero kugira ngo mujye mumenya ko ndi no hagati muri mwebwe, Mose genda ubaze isanduku y'isezerano, ushyiremo amategeko, ushyiremo iriya nkoni, ushyiremo. Imana igakora ikimenyetso kigaragara. Yego byari biri spirituel, ariko Imana igakora ikintu kigaragara kiyisimboliza. Ni nk'ibyo yakoreye Aburahamu. Aburahamu yarayizeye, rangije avuga iti rero kugira ngo utandukane na bariya Abahivi n'Abamori n'Abaferizi na buriya bwoko butigeze kumenya Imana, wowe kebwa nabo mu rugo rwawe n'abazagukomokaho bizaba ikimenyetso cy'uko mwanyizeye. So Imana rero ifata ibintu biri spirituel. Muzasome Yohana 4, Imana ni umwuka. Igihe Yesu yaganiraga n'umusamariyakazi, yavuze ngo igihe kirageze ko
abasenga data bakwiriye kumusengera mu kuri no mu mwuka, kuko Imana ari umwuka, niyo mpamvu n'abayisenga bakwiriye kuyisenga mu kuri no mu mwuka. Ibyo biri muri Yohana 4, ntabwo twabitindaho cyane. Imana rero ni umwuka, ifata ibintu byayo by'umwuka rero ikagerageza kubishyira mu mubiri kugira ngo tubyumve neza. Nicyo rero Pawulo yakoraga abavugabutumwa uyu munsi cyatunaniye, ndakivugira hano, cyo gufata ibintu biri spirituel akabihuza n'iby'umubiri. Ndabaha urugero rumwe cyangwa se ebyiri. Pawulo muzasome mu Bakorinto ba mbere igice cya 9, aravuga ati nk'uko mubizi mu marushanwa cyangwa mu masiganwa, abantu basiganwa ari benshi ariko hakagororerwa bakeya. Ati kandi ubwo uwo nawe uhembwe ntagahembwa kuko yatanze y'abandi, ahembwa kuko yarushanijwe uko amategeko n'amabwiriza abivuga. Akavuga ati rero mwa bantu b'Imana mwe, nk'uko kuriya kuntu mujya mubibona, nk'uko mujya mubona abantu basiganwa bikagenda kuriya, itiziriyo niko bimeze no mu bwami bw'Imana. Dusiganwa turi benshi ariko hazahembwa bake, kandi abo nabo bazahembwa ntabwo ari abazaba bagezeyo, ni abazagerayo uko amategeko n'amabwiriza bivuga. Akabasha kurinkinga icyo kintu kiri spiritual, akakirinkinga n'ikintu cy'umubiri, kandi abaturage bagasigara babyumvise bakavuga batari kuzi ko ari byo. Reka wenda dutange n'urundi rugero kugira ngo byumvikane neza. Muzasome nko mu Befeso igice cya nyuma, ababwira intwaro z'Imana. Yarababwiye ati nk'uko mubona abasirikare bambara ingofero, niko mukwiriye kwambara agakiza. Nk'uko mubona bambara icyuma gikingira igituza, niko mukwiriye kwambara gukiranuka. Ati nk'uko mubona bambara inkweto, niko mukwiriye kugira ubutumwa bwiza. Ati nk'uko mubona abasirikare batwara ingabo, niko mukwiriye kugira kwizera. Akabasha kurinkinga ibintu by'ubuzima n'ibintu biri spiritual. Nicyo rero Pawulo yarushije abavugabutumwa benshi b'iyi minsi. Ariko ab'iyi minsi wenda turaza, wenda reka ne kuza gutanga ingero zikomeye cyane, ariko hari igihe tubwiriza ibintu biri spiritual ntitubashe kubirinkinga n'ubu buzima, bikarangira abantu batabyumvise. Ariko ibi byose icyo mbivugiye n'iki, ni ukugira ngo tumenye neza yuko ubuzima bwacu bw'umwuka uko buteye 100% hatavuyeho na kimwe, niko n'ubw'umubiri bumeze. Uko ubw'umubiri bumeze niko n'ubw'umwuka bumeze. Murabizi ubuzima bw'umubiri butangirira mu gusamwa, umuntu agatwita amezi 9, cyangwa se unagatwitwa akaba mu nda amezi 9 yashira akavuka, cyangwa se akabyarwa, agakura akaba umusore, agasaza, akazarangiza urugendo. No mu mwuka rero 100%. Icyampa abantu bagasobanukirwa neza yuko urugendo rwo mu buryo bw'umwuka rudahera hagati, narwo rutangirira mu kubyarwa no mu kuvuka. Icyampa nk'uko abantu bajye baselebratinga za bidi zabo cyangwa se iminsi y'amavuko, akaba ari nako bagira umunsi bavukiye, kuko utawufite turaza kubireba uko Pawulo byari bimumereye mu Bafilipi 3:6. Imana ize kumfasha, nk'uko muzi ko umuntu aselebra bidi igihe yavukiye, kugira ngo abe ari muzima bariho mu buryo bw'umubiri ari uko yavutse, no mu mwuka ni nk'uko. Niba utaravutse ufite ikibazo kimeze nk'icyuyu Nikodemo, reka twivugire ku kubyarwa ubwa kabiri. Twari duhereye kuri ibyo byose kugira ngo hari abantu baze kubasha kumva iki kintu. Kubyarwa ubwa kabiri ni ikintu kiri mainly gihera ku bakristo mu buryo buri spiritual rwose. Nk'uko umuntu mu buryo bw'umubiri atangirira ku kuvuka, niko no mu buryo bw'umwuka atangirira mu kuvuka. Uko kuvuka rero mu buryo bw'umwuka nicyo twita kubyarwa ubwa kabiri. Nicyo Yesu yasobanuriye Nikodemu, abimusobanurira amasaha n'amasaha. Buriya abatazi Bibiliya ntabwo yanditswe ngo itubwire amateka, ntabwo yanditswe ngo itubwire history, ntabwo yanditswe ngo umenye ibya Nikodemu na Yesu nuko bahuriye kurera yono bakaganira. Oya, yanditswe for main purpose, yo kugira ngo dusobanukirwe umugambi w'agakiza. Niyo mpamvu itatubwira history 100%. Niyo mpamvu hari abantu byacanze. Wenda ubwo ngiye kurondogora, ariko hari abantu bijya bicanga bakavuga batari ko se Abisiraheli ko bambutse inyanja itukura, ngo mu nyanja kugira ngo uve hejuru umanuke hasi ngo harimo ngo kilometero wenda ngo nk'ebyiri cyangwa metero 100, ngo ubwo bamanutse bate kugira ngo bageremo hasi, bakagenda ngo bakaza kongera kuzamuka. Ibyo ni ibintu biri historical bidafite icyo bidufasha. Ariko Bibiliya yo ntabwo yanditswe kugira ngo itubwire history, yanditswe kugira ngo itugaragarize imirimo y'Imana, niturangiza natwe twizere. Niko Yohana yaravuze ngo hari ibindi bintu byinshi Yesu yakoze bitanditswe muri iki gitabo, atariko ibi byandikiwe kugira ngo ubibona uzabisoma wese azizere, kandi niyizera azabona ubugingo. So rero iyo Bibiliya tugiye kwishakamo history turayibura. Niyo mpamvu uzumva hari abantu byacanze. Abisirayeli bageze mu nyanja hasi bati, ko inyanja kuva ku nkombe hejuru umanuka ugeramo hasi harimo uburebure bujya kuzimu burebure, bahamanutse bati ibyo nanjye ntibindeba, cyo nzi nuko Imana yabambukije inyanja itukura.
kandi natwe irazitwambutsa muri iyi minsi, nazo tugiye kuzitindamo byatinda, ariko uyu munsi irazitwambutsa. So rero reka twivugire ku kintu bita kubyarwa ubwa kabiri, tutipashe muremure, tutavuze ibintu byinshi, tutagiye muri history no mu bintu byinshi. Hari ukuntu abantu babashyiramo ubwenge bwinshi mu bintu, ariko Pawulo yigeze kubwiriza abantu aravuga ngo ubwo nazaga iwanyu ntabwo nashimye kugira ikindi kintu cyose mvuga, navuze Kristo gusa, sinazanyemo teoloji n'amategeko nize n'imisozi nagenze, oya, aravuga ati navuze Kristo wenyine. Niyo mpamvu rero natwe n'igihe nituba dufite kinini cyo kujya kuvuga imisozi yo muri Isirayeli n'inyanja n'ibindi, oya, twivugire simple story iyi twasomye hano muri Yohana igice cya 3:16. kandi ndabizi ko buri muntu wese ushobora gukurikira, ushobora kuza kureba neza Yohana 3:16, yaza gusigarana meaning yo kubyarwa ubwa kabiri, kuko ikigenderewe uyu munsi ni ukumenya kubyarwa ubwa kabiri icyo ari cyo. Hanyuma rero Yesu yari umuvugabutumwa ukomeye ku rwego tutakiyumvisha. Uyu munsi dusoma ibintu bya Yesu ntitubyumve neza, ariko Yesu yari umuvugabutumwa ukomeye kandi yateguriye inzira bariya ba Petero avuga ijambo rimwe abantu 3,000 bakihana. Byagenze bitese? Ese nuko yarabwirije mu mbaraga? Wenda nabyo nibyo, ariko Yesu yari yaraharuye inzira. Hari ibintu yari yarasize mu mitima y'abantu, kuko natireruma y'ijambo ry'Imana, natireruma yaryo ntabwo rijya rigenda ubusa. Niko ijambo rivuga ko ari inkota ityaye, uko byamera kose bayigukubise irinjira pe. Yesu rero nawe nkuko yabwirije imitima y'abantu bo muri Isirayeli, ku buryo nubona Petero abwirije rimwe hagakizwa 3, bugacya hagakizwa 5. Uriya si umurimo wa Petero, buriya Yesu yabaga afitemo fondasiyo ikomeye, yari umuvugabutumwa rero ukomeye. Rero rimwe arigisha, muzasome muri Mariko 2, Yesu ngo yarigishije, bamurebye babona imyigishirize ye itandukanye n'iy'abafarisayo, itandukanye n'iy'abasadukayo, itandukanye n'iy'abigisha amategeko bari bafite. So barangije rero bakaba convinced cyane. Noneho si nibyo gusa, yarenzaga agakora n'ibitangaza, bakavuga batari ko sura mugabo VPs ko yakuze tumubona. Matayo 13 bati uyu muntu turamuzi, n'abarumuna be turabazi, n'abashiki be turabazi, si uwo kwa Yohana. Bikabacanga. Nikodemo rero yigiriye inama ya kigabo. Navuga ngo yigiriye inama ya kigabo, abantu benshi muri iyi minsi batakigira, abantu benshi muri iyi minsi batamenya, abantu benshi muri iyi minsi badasobanukirwa. Inama yihe yabonye uburyo Yesu yigisha, haravuga ati ariko uyu muntu nkwiriye gushaka akanya kanjye nawe tukaganira twenyine, nkamubaza niniguye, kuko buri abantu bakomeye hari ukuntu bagira isoni, kavuga ati ariko si uwambona ndi umwigisha mukuru, kabona ndimo ndabaza ibintu, akabambwira kubyarwa ubwa kabiri akabona birancanze, nticyaba ari ikibazo gikomeye. Nikodemo rero yakoresheje imbaraga zose zishoboka kugira ngo amenye ahantu Yesu yirirwa n'ahantu arara. Muzasome muri Luka, baravuga neza ngo Yesu ku manywa yirirwaga yigisha, nijoro akarara ku musozi wa Elayono asenga. Bwari ubuzima buri permanently, nijoro gusenga, ku manywa kubwiriza. Ntimumbaze ngo yasinziraga ryari, ariko yigeze gusinzira ari mu nkuge. Ubwo ibyo ngibyo tuzabibaza bigishwa neza. Ubanza yarajyaga porofita nk'akanya barimo bagenda agasinzira, ariko nuko nisomeye muri Luka ko nijoro yasengaga, ku manywa akabwiriza ubutumwa, akanakora ibitangaza. Niyo mpamvu Yesu yabaye stable imyaka 3 akabasha kwirangiza adacitse intege. Ariko muzaturebe uyu munsi turacyagira imbaraga se z'igihe kirekire. Umuvuga butumwa utyaye cyangwa se ufite imbaraga azimarana umwaka, ariko kubwa ya resistance idahari yo gusenga n'amasengesho no kwiyiriza ubusa no kubyuka no kurara umuntu asenga, bimara umwaka 1, 2, 3. Muzarebe ko tugira abavuga butumwa tumarana igihe kirekire, kiba ari ikibazo gikomeye. Ariko Yesu wacu ni nkuko yakoraga. Rero Nikodemo akora survey, akora ubushakashatsi, amenya aho Yesu yirirwa n'aharara. Hanyuma rero twabisomye ku murongo wa mbere mu wa Yohana igice cya 3, ngo bugorobye Yesu yibereye ku musozi wa Elayono yisengera bisanzwe, abona Nikodemo amuguyeho. Nikodemo rero akimugeraho yatangiye kumubwira utuntu nakwita nk'imbanziriza amagambo. Hari utuntu abantu bize bita imbanziriza amagambo two kuryoshya ikiganiro, kandi utwo tuntu na Satani aratugira. Muzareba gisanga Eva muri Edeni, ntabwo Yesu amubwira ati rero ndashaka kurya uru rubuto.
wapi. Yarambwiye ati ariko se Eva we umeze neza, undi aramwikiriza ati ariko se koko Imana yaravuze ngo ntimuzarye. Nyine atangira yicisha hirya ariko birangira avuze icyo yashakaga kuvuga. Nikodemu rero nawe yaraje asanga Yesu, aravuga ati tuzi ko uri umwigisha. Kubyarwa ubwa kabiri rero mu nkundire tugende tubidevelopa neza cyane nk'uko Yesu yagiye abidevelopa. Duhere ku kubyarwa n'amazi n'umwuka. Yesu kuko nicyo yakurikijeho, aramubwira ati Nikode, umuntu akwiriye kubyarwa n'amazi n'umwuka, kuko utabyawe n'amazi n'umwuka ntabwo azabona ubwami bw'Imana. Rero nta bwenge bwinshi buri muri ibi bintu, ijambo ry'Imana ribisobanura neza. Yesu yahise avuga ngo iki nyuma yaho? Yesu avuga ngo kuko ikibyarwa n'umubiri nacyo ari umubiri, hanyuma ikibyarwa n'umwuka nacyo ari umwuka. Niyo mpamvu umuntu akwiriye kubyarwa n'amazi n'umwuka kugira ngo abe umwana w'Imana. Ndabaha urugero, Yohana igice cya mbere uguhera nko ku murongo wa 10 kumanura, yaravuze ngo icyakora abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Haravuga ngo abo ntibabyawe n'umugabo cyangwa se n'ubushake bw'umubiri, ahubwo abo ngabo babyawe n'Imana. Ariko kandi nanone hari mutabazi wavutse kubw'umubiri. Mutabazi mwibuke n'izina ryanjye nyaboneka, nta wundi muntu mvuze. Hari mutabazi wavutse kubw'umubiri, kandi uwo wavutse kubw'umubiri ni uw'umubiri nyine. Twibukiranye neza ko Adamu amaze gucumura yanduje kamere muntu abamukomotseho bose. Inyana yabaye ya mweru nyine, kandi niko bigenda. Nubaka kanya mu maraso yanjye bagiye kuyapima basanga DNA yanjye niyo umubyeyi wanjye 99% ariko bimeze. Kandi si DNA gusa, buriya na twa kamere nuko. Iyo Yesu ataje nga duce na twa karande nuko biziramo. Ni nkuko kose rero. Haramubwira ati rero ukwiriye kubyarwa n'amazi n'umwuka, kuko ikibyarwa n'umubiri ari umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka n'umwuka. Impamvu mvuze muri Yohana ni ukugira ngo mwumve ko abantu bose bemeye Yesu, bemeye Imana, bizeye Yesu, babaye wa mucyo wamurikiye mu mwijima, umwijima ukawumenya. Dore ko ijambo ry'Imana rivuga ko umwijima utawumenye, umucyo wamuritse mu mwijima, umwijima ukawumenya. Abemeye Yesu bakemera kumukunda, bakemera kumukurikira no kumusenga, abo ntabwo babyawe n'umugabo cyangwa se n'ubushake bw'umubiri, ahubwo abo babyawe n'Imana. Ni ukuvuga ngo abo bantu n'ab'Imana, ababyawe n'umwuka nabo n'ab'umwuka. Hanyuma bo bitagenze gutyo, n'ababyawe n'umubiri nabo n'umubiri. Yesu rero akomeza gusobanura Nikodemu, gusa amaze kumubwira ibi nabwo Nikodemu ntabwo yahise abyumva. Yaramubwira ati kubyarwa ubwa kabiri, arararama. Avuze kubyarwa n'amazi n'umwuka, nabwo areba mu kirere. Mwumva ukuntu Nikodemu yamubwiye, amaze kumubwira ngo kubyarwa n'amazi n'umwuka. Yesu yabonye Nikodemu bimucanze, harangije aravuga ati rero Nikodemu witangara, birakwiriye kubyarwa ubwa kabiri, kubera yuko umuyaga uhuha aho ushaka ukumva guhuha kwawo, ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ujya. Niko uwabyawe n'umwuka wese amera. Means that yarambwiye ati nubwo ibintu byo kubyarwa ubwa kabiri mbona biri kugucanga, ariko hari ikintu ukwiriye kumenya. Nk'uko umuyaga uhuha ukawumva ariko ntumenye direction, niko n'umuntu wabyawe n'umwuka amera. Muzarebe abantu babyawe n'Imana cyangwa se abantu bahindutse ubwa kabiri, hari ibintu bashobora gukora ukabona biragucanze pe, ukibaza uyu muntu ni ukwizera gusa. Wenda reka twe gupointinga mu bintu bigaragara. Niyo wareba ingero ziba muri Bibiliya, bantu bageze i Yeriko basanze umudugudu urafunze, basanze inzugi zirabanye, batangiye kuzenguruka ngo niko Imana yababwiye. Se aba bantu, buriya abantu b'i Yeriko, wenda Bibiliya twabivuze ko itagitubwira history ibishaka kutwereka gusa imirimo y'Imana, ariko buriya abantu b'i Yeriko babona baribazaga batari rwose abantu sabasazi, aba bantu bari nomo kweri bari kuzenguruka. Kubera ko kera imidugudu yabaga itishoboye mu kurwana, yubakaga igikuta kiyizengurutse. Hanyuma abawuteye iyo bazaga bakoraga ibintu bibiri. Iyo kusenya bitashobokaga, barundaga amabuye menshi yo kuririraho, kuko murumva nta nzego zabagaho. Nk'abantu b'i Yeriko rero nkatekereza ko batari kose banaho kurunda amabuye, bari kuzenguruka. Abantu kwa mu bukwe bw'Ikana baravuze bati noneho mwebwe mutunda amazi. Ukibaza hari ibintu abantu bizeye Imana bakora, cyangwa se abantu babyawe n'umwuka. Ukabona umukobwa, n'urugero abakobwa bihangane n'abasore ndaza kubatangaho urugero, ukabona umukobwa afite imyaka wenda 30, ariko arahora akirinze,
arakizeye ko Imana izamuha umugabo pe, ati kandi sinzacumura ku Mana, sinzakora icyaha pe. Ugasanga kandi finally umuntu wizeye Imana by'ukuri byirabikora, kuko niko Bibiliya ivuga kandi ukuri kwa Bibiliya kuba kuzuye. Hari ibintu rero umuntu wabyawe n'umwuka rwose pe, nk'uko Yesu yabivuze hano, aravuga ati birakwiriye kubyarwa n'umwuka, kuko nk'uko umuyaga utamenya direction ni ku mwuka amera. N'izo ngero nizere ko zumvikanye. Twavuye no mu za Bibiliya tugera no mu zubu, ugasanga rwose umuntu yaragambiriye pe. Daniyeli niwe wageze i Babuloni, havuga ati ngewe ibi biryo baterekereje ibigirwamana sinzabiryaho kabisa, nzarya ibishyimbo kandi muzagenzure bariya basore ntibazandusha amatuza n'ubwiza n'uburanga n'ibindi, kandi basanze ariko bimeze. Hanyuma rero twari tugishaka kuvuga ku muntu wabyawe n'umwuka, kuko ari ngombwa kubyarwa n'umwuka. Yesu nibyo yarimo abwira Nikodemu, kubyarwa n'umwuka it is necessary, ni ngombwa. Kubera iki? Nk'uko umuyaga uhuha ujya aho ushaka ukamenya guhuha kwawo, ariko ntumenye direction, niko n'umuntu wabyawe n'umwuka amera. Iyo fact Yesu yarayitanze kandi nanjye ndayibahaye, mumenye neza yuko rwose umuntu utabyawe n'umwuka, nk'uko structure y'ubuzima niki, structure y'ubuzima ayikurikiza ukwiri, ntagashyiramo kwizera Yesu. Ugasanga umuntu ni urugero wenda agiye gushaka amafaranga, cyangwa se ni umusore wenda nkanjye aha, nabivuze ko nyiri umusore ushima Yesu, ni umusore nkanjye aha akeneye ubuzima runaka, ariko abushatse mu buryo buri negative, uretse no kubangamira abandi bunabangamiye n'Imana. So rero wabyawe n'umwuka we si uko akora ibintu mu buryo buri positive kandi bushimwa n'Imana. Reka twikomereze. Nikodemu rero n'ubundi yari atarasobanukirwa, wa mugabo umutware wo mu Bayuda still yari atarasobanukirwa. Yahise abaza ngo iki? Yaramubajije ati se ibyo bintu byashoboka biti? Ibyo bintu byo kuvuga ngo umuyaga ngo ujya aho ushaka, ngo yumva noneho amucangira habaye ati si ibyo bintu byashoboka bite? Yesu wacu rero mwumve ikintu yamubwiye. Yesu yahise yumirwa, aravuga ati ariko se ukaba uri umwigisha w'abandi, uri umuyobozi w'abafarisayo, mwirirwa mutubwira amategeko za ntukibe na ntukice, mwirirwa mutubwira ibyo, none ntabwo ibintu ndi kuvuga kweri pe, nturabyumva? Yesu rero yamubwiye ngo iki? Yamubwiye ati ni ukuri ndakubwira yuko tuvuga ibyo tuzi kandi duhamya ibyo twabonye, nyamara ntimwemera ibyo duhamya. Ubwo nababwiye iby'isi ntimubyumve, iby'ijuru byo nibiza bizamera bite? Mbibukiranye ko ubu buzima turimo, ibi turimo tuvuga, ibi ndimo kubwiriza, ibi bintu ni ibintu biri spiritual, kubyarwa ubwa kabiri. Nk'uko tubona mu mubiri bavuka, no kubyarwa ni nk'uko no mu mwuka. Hanyuma Yesu rero n'ibyamubwiye ati ibi bintu niba utari kubyumva, ibiri spiritual uzabyumva gute? Hari umurongo rero usobanura kubyarwa ubwa kabiri neza. Umurongo wa 14 Yesu awugezeho yavuze ngo iki? Yaravuze ngo ibi bintu byose ubwo rero utari kubyumva, yifashishije isezerano rya kera. Twibukiranye ko Nikodemu yari umutware wo mu Bayuda, akaba umuyobozi wo mu bafarisayo. Means that abafarisayo bizeraga ibintu bitanu, hanyuma nyuma yo kwizera ibintu bitanu bakaniga teoloji y'amategeko n'abahanuzi n'abamarayika, bakaba bafite package kuri ibyo bintu. Hanyuma rero ibyo bintu bitanu wenda nabyo reka tubinyuremo twihuta. Bizeraga amategeko na biriya bitabo bitanu bya Mose, bakizera ko umuntu ashobora kuzuka, kuko murabizi mu isezerano rya kera hari abantu bazutse, Elisa yazuye umuntu na Eliya yazuye umuntu, hari abantu bazutse. Ibyo nabyo bakabyemera, bakemera ko habaho marayika. Muribuka mu isezerano rya kera marayika si rimwe si kabiri yagiye aboneka. Ababyeyi ba Samusoni yarababonekeye, kwa Aburahamu bagezeyo, Sodomu n'i Gomora bagezeyo, na Gideyoni baramubonekeye. Mbese abamarayika bo kubemera ntibyari ibintu birenze cyane. Ikindi nyuma yo bakemera ko hari uzukana marayika n'amategeko, n'abariya bahanuzi bose bakabemera. Hanyuma rero Yesu aravuga ati ndabona byagucanze, reka dusubire mu mategeko yo mwemera kugira ngo bikorohere. Aravuga ati nk'uko Mose yamanitse inzoka ku giti, umurongo wa 14 ati niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa. 15 aravuga ngo kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Twibukiranyije iyo nkuru y'imanikwa ry'inzoka iba mu Kubara 21. Mose yahuye n'ibibazo abari mu rugendo ruva mu Egiputa rujya i Kanani, bahuye n'ibibazo. Ni nk'ibibazo natwe duhurira nabyo muri uru rugendo rujya mu ijuru, ruva mu byaha rugana i Siyoni, ruva irimbukiro rugana i Siyoni. Ni nk'ibibazo natwe duhuriramo nabyo. Ariko mu bibazo byinshi bahuye nabyo,
kuko dukeneye kwivugira uyu murongo Yesu yavuze ati nk'uko Mose yamanitse inzoka ku giti, hari ubutayu bagezemo barenze ubutayu bwa Zini, bageze ku rugabano rw'igihugu cyitwa Edomu. Edomu twibukiranye ni irindi zina rya Esawu, kandi Esawu yari mukuru wa Yakobo. Yakobo niwe wahawe umugisha Abayisiraheli, akomokwaho n'Abayisiraheli. Abaje bari Abisiraheli, ubwo urumva bari bageze ku gihugu cya mukuru wabo, kuko Esawu yabaye sekuruza w'Edomu bose bagira igihugu cyabo cya Edomu. Bahageze rero mu kubara igice cya 21 baravuga bati rero mwene so Isirayeli murumuna wawe impanga yawe yagize ibibazo ajya mu Egiputa, ariko kubw'imbabazi z'Imana tuvayo, none turi gutaha iwacu, tubabarire duce mu gihugu cyawe, ntituzanywa amazi yawe ntacyo tuzangiza. Umwami wa Edomu aravuga ati ndakababura, muziyange mungerere mu gihugu, nzabasanganiza inkota. Kandi ibyo bintu ntabwo yabivuze mu buryo bw'amagambo gusa, yahise ahuruza ingabo ze zose, baragenda bahagarara ku mupaka w'aho Abisirayeli bagombaga kunyura. Arangije aravuga ngo rero Abisirayeli birabashobera, baravuga bati si ibintu turabigira dute mwakagira Imana? Bibashobeye nyine nta kundi, nawe urabyumva, barazengurutse bakikira igihugu cya Edomu. Hantu bashoboraga kugenda nk'amasaha 3 barazengurutse bagenda iminsi 3. Bibiliya ikavuga ngo imitima y'abantu icogozwa n'urwo rugendo. Barangije barijujuta bavuga Imana na Mose nabi. Imana nayo irarakara, yohereza muri bo inzoka z'ubushabwe bukomeye. Wenda Bibiliya yivuga ubusagwe, ariko ni ubushabwe bukomeye buri kuri level bw'inzoka ikurya ugapfa. Wenda nizo uyu munsi hari izakurya ugapfa, ariko hari n'izakurya ntupfe. Ariko izo zo yarakuryaga nta minota 5 yashiraga wahita gupfa. Hanyuma rero Abisirayeli babona barashize, babona uwa mbere arapfuye, uwa kabiri arapfuye, baravuga ati bya bintu biri seriye pe, uziko bya bintu nta mikino irimo kuko twarakaje Imana. Barangije bemera icyaha, baca bugufi, baragenda begera Mose, baravuga bati wakabyarawe, twacumuye ku Mana, twacumuye kuri wowe, twabavuze nabi, none tubabarire, udusabire Imana itugirira imbabazi. Hanyuma rero Mose aragenda abwiza Imana ukora, aravuga ati ba bantu bemeye icyaha, ba bantu bemeye gusaba imbabazi, none bababarire. Imana rero avuga iti nanjye reka tube specific, to be honest, genda ucura inzoka, ntago ndi buvuge ngo muhite mukira, kandi nabo bajya gucumura bakoze iryo kosa, ntago ndi buvuge ngo muhite mukira, oya, ahubwo genda ucura inzoka, genda ucura inzoka mu muringa imeze nka za zindi, hanyuma uyimanike ku giti, uyireba azajya akira. Hanyuma ari umurongo usekeje, muzawusome wenda reka twe kutindamo cyane, uri mu kubara igice cya 21 umurongo wa 9. Haravuga ngo kuko warebaga iyo nzoka wese yakiraga. Uyu murongo itubona ko hari akantu hishe, hashobora kuba hari akantu hishe. Uti gute? Kuko ntago wasobanura ukuntu Mose avuga ngo uwarebaga iyo nzoka wese yarakiraga. Means that wabona hari abantu banze kwireba kandi ntibabura. Muzasome itangirira igice cya 19. Buriya bari abakobwa ba Loti. Loti yari afite abakobwa Imana igiye kumurokora, imurokorana nabo, ariko abo bakobwa bari barashatse, ntago bari inkumi. Bamarayika rero babibwiye babakwe ba Loti ngo bahunge, abakwe ba Loti babigize ibikino, baravuga ati ashaka umudugudu urimbuka uteriko, ni hehe umudugudu se warimbutse? Ni nk'ibyo byose rero nahangaha hari abantu batariko kureba inzoka byagukiza ubushabwe bw'izindi nzoka. Hanyuma rero reka twigarukire kuri Yesu na Nikodemo. Yesu yakoresheje iki kintu ngo ati simwe mwabyize, ntibabikwigishije mu mategeko ukiri mu ishuri, nkuko Mose yamanitse inzoka ku giti, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa. Kandi nkuko uwayirebaga yakiraga, niko uzamutumbira azakira. Yesu ahuriza rero Nikodemo amasomo yakabaye azi, ayamuhuriza neza no kubyarwa bwa kabiri. Turimo turagenda twegereza kuri meaning nyirizina yo kubyarwa bwa kabiri. Amaze kumubwira uwo murongo wa 14 n'uwa 15 ku byo kumanikwa kw'inzoka n'umwana w'umuntu, yahise avuga umurongo wa 16. Twawusomye mu nkundire twongere tubusubiremo. Hari ukuntu amadini yacu sinzi, ariko ni byiza, ntago twabigira ibintu bibi, atwigisha ibintu turi abana, bikarangira tubaye nka ba Nikodemo. Nikodemo bamwigishije ibintu by'amategeko, ariko ntibamubwira kubyarwa bwa kabiri. Natwe rero hari ukuntu uyu murongo bawutwigishije kera tukiri batoya mu Sunday school n'ahandi, byanze bikunze abantu benshi barawuzi, ariko maze gukura nibwo nawumvishije neza. Umurongo uri muri Yohana 3:16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. That is meaning of
kubyarwa ubwa kabiri. Ibyo twavuze byose byasobanuraga uyu murongo. Amasaha yose tumaze tuvuga, uretse ko wenda amasaha yo ntayarimo, ariko akanya kose tumaze tuvuga, ibyanditswe byose tumaze akanya dusobanura, Yesu yabyifashishije kugira ngo asobanurire Nikodemu uyu murongo. Biriya by'inzoka no kumanikwa n'uko yirebaga yakiraga ari nako umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, biriya byose twari turimo tuvuga ni igisobanuro cy'uyu murongo. Ni Yesu yagira ngo Nikodemu yumve uyu murongo neza, kandi Imana ifashe abantu bawumve bundi bushya, kubera ko bawutwigishije turi abana. Pawulo niwe wavuze ngo nkiri umwana navugaga nk'abana, ariko maze gukora mva mu by'ubwana. Benshi bawuzi ari bato, cyangwa se abandi bawuzi bagikizwa, cyangwa se abandi bawusomera muri teoloji nyinshi, ntibawumve meaning, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera ndabisubiramo nanone ndongera, umwizera atarimbuka ahubwo abona ubugingo buhoraho. Ese Yesu yavuze ngo iki muri Yohana 11:25 ari kwa Lazaro? Abantu barize bati byarangiye. Yaravuze ngo ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho. Means that ikintu bita kubyarwa ubwa kabiri yahereye karabwira Nikodemu ntabyumve, atakumva kubyarwa ubwa kabiri akamubwira ko ari ukubyarwa n'amazi n'umwuka, atabyumva nabwo akamubwira ati ikibyarwa n'umwuka n'umwuka, n'ikibyarwa n'umubiri n'umubiri, nabwo ntabyumve. Agakomeza kuvuga ati noneho tujye mu mategeko y'iwanyu, nk'uko Mose yamanitse inzoka ku giti, nabwo ntabyumve neza. Yahise rero aza hasi amuhishurira neza, aravuga ati buriya rero Imana yakunze Mutabazi cyane, Imana yakunze wowe cyane, wowe uri kureba ibi, Imana yakunze rwose abari mu isi. Kera babituborokesha batubwiraga ngo ni abari mu isi, ariko si abari mu isi, ni abari mu isi, kuko ni abari mu uyu munsi. Pawulo yarabivuze ati iki gitambo cyatambwe rimwe, ariko gihora kigira imbaraga ibihe byose, kugira ngo umwizera wese, uwizera uwo mwana atazarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ni iki ngiki rero twabivuze tugitangira ko kubyarwa ubwa kabiri gukingura ijuru. Kubyarwa ubwa kabiri ni ibingibi, ni ukwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Mu yandi magambo ariko tutaza kuvuga kwizera abantu bakabitwara nka b'Abakorinto na b'Abagalatiya. Buriya Pawulo yari yaraguwe. Pawulo yahishuriwe n'Imana kujya abwiriza ukuri kw'ijambo ry'Imana, ariko abantu buzuwemo n'abadayimoni, muri hangana wenda si benshi, ariko hari abantu bafite ubwenge bw'isi, burimo ubwenge bwa kamere, burimo n'abadayimoni bameze gutya. Pawulo yarababwiraga ati mwebwe mwizere Kristo, mumutuze mu buzima bwanyu, kubera yuko kuba mwarakoze ibyaha ntabwo ibyo ngibyo bibuza umurimo wa Yesu Kristo gukora. Yaravuze ngo ubuntu bw'Imana aho bugeze gutwikira ibyaha, arangije aranavuga ngo ubuntu bw'Imana iyo ibyaha bibaye byinshi nabwo buba bwinshi bukabitwikira. Abantu bati itizikiriya birasobanutse, noneho tugiye gukora ibyaha bibe byinshi, ubuntu bw'Imana busage bube bwinshi cyane, kuko niko Pawulo yavuze. Pawulo aragenda arababwiriza, aravuga ati noneho mwebwe mwizere gusa, kwizera gusa. Hanyuma baravuga ati ni ukwizera, haba ati burya Imana iturebera mu gukiranuka kwa Kristo, noneho ndaje nizere Imana indebere mu gukiranuka kwa Kristo. Ariko ku kwizera abantu baba bataramenya ibyo ari byo. Hari ukuntu tuvuga ngo kwizera gukingura amarembo y'ijuru, abantu bakavuga bati kwizera gukingura irembo ry'ijuru. Abantu rero batazi kwizera bagira ngo ni kuriya kuntu bamara kubwiriza Mutabazi nkagenda nkapfukama nti rwose nizeye Yesu nanjye ndumva mwemeye, bakamusengera bikarangira. Kandi wa mugani wa Mpyisi, uriya musaza yajyaga avuga utuntu rimwe na rimwe tuzima, wenda ibyo yavuze bitari bizima byo wenda nabyo birahari, yakubye wenda yabaga ari ibindi biganiro ari kuganira n'abanyamakuru, ariko mu buryo bw'ijambo ry'Imana aho yavugaga ibintu bizima. Nabaga atari ko se uyu muntu ugusengera weki, ukurambikaho ibiganza weki, wese arakijijwe, wese arakiranutse. Ariko nanone gusengerwa murabizi Bibiliya byemera, ibyakozwe n'intumwa 15 Pawulo yarambitseho abantu ibiganza buzura umwuka wera, na 19 Apolo muramwibuka yari umuvugabutumwa bwiza, n'ababigishwa ba Yohana bari bataramenya iby'umwuka wera, yarabasengeye buzura umwuka wera.
gusengera umuntu rwose biremera kandi cyane, ariko hari igihe abantu babyitiranya ko kwizera Yesu ari ukumva nsinzwe n'ijambo ry'Imana barangiza bakansengera. Oya, kwizera Yesu ndashaka ko abantu uyu munsi babimenya. Kwizera Yesu ariko kubyarwa ubwa kabiri kukaba no kubyarwa n'amazi n'umwuka, ndashaka ko abantu babimenya. Guteye gutya ni uguhinduka mu buryo bw'umwuka. Umuntu ahinduwe n'Imana binyuze mu kwizera Kristo. That is a simple definition. Nicyo gisobanuro cyoroshye. Uku kwizera niko konyine Imana yavuze, iravuga ngo unyizera wese azahabwa ubugingo buhoraho. Kandi iyi mirongo yose ivuga ko twahawe ijuru, it is clear. Ni ukuri kw'ijambo ry'Imana ndetse n'ubuntu bwa Kristo ni n'impano y'Imana, kandi tuzajya mu ijuru. Mujya mwumva abavuga butumwa utari umwe batari babiri babwiriza rwose ubona afite ibyiringiro byo kuzajya mu ijuru ari mwisi. Nanjye ndabifite. Bibiliya y'imijuru irambwira ngo umuntu uri muri Kristo Yesu abahindutse icyaremwe gishya, ndetse ibya kera biba bishize. Kandi ikavuga ngo iyo tugenda imitima yacu bitaducira urubanza, ndetse umwuka w'Imana agahamanya n'umwuka uri muri twebwe yuko turi abana b'Imana. Kandi iyo tubaye abana b'Imana ijuru rihita riba mu rugo, kuko Yesu ajyayo yaravuze ngo ngiye kubategurira hanyu kugira ngo ahomba namwe mubeyo. Icyo rero nicyo yavuze, atunesha nzamuha kwicarana nanjye nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na Data. Kubyarwa ubwa kabiri rero tubishyire mu magambo make kugira ngo tubone uko tunasoza binumvikanye neza. Kubyarwa ubwa kabiri ni uguhinduka mu buryo bw'umwuka, umuntu ahinduwe n'Imana, agahindurwa ariko binyuze mu kwizera Kristo. Dusoreze ku kintu kimwe. Hari abantu b'Imana bakwibaza iki kintu, kubyarwa ubwa kabiri ko mbyumvise kari ukwizera Kristo. Ese ko maze iminsi nkijijwe, nashidutse ndimo, Yesu yangiriye ubuntu, wenda mbyarwa n'ababyeyi bakijijwe, n'ababyeyi babo nabo bari bakijijwe, ese birankwiriye kubyarwa ubwa kabiri? Ese ni ngombwa ko byarwa ubwa kabiri? Ese birakwiriye kubyarwa ubwa kabiri? Ibi bintu ndagira ngo rero nkubwire iki kintu, kandi kirakomeye. Reka uyu murongo turawureba, ntago twawuvuga mu mutwe. Uba mu Bafilipi igice cya 3:6. Uyu murongo turawureba, turebe kubyarwa ubwa kabiri. Why is it necessary? Kuki ari ngombwa ko umuntu abyarwa ubwa kabiri? Abafilipi igice cya 3:6. Abafilipi 3:6 mu nkundire tuvuga ukuntu havuga. Haravuga ngo, reka dusome n'uwa 5. Dore nakebwe ku munsi wa 8, ndi uwo mu bwoko bw'Abisirayeli, ndi uwo mu muryango wa Benyamini, ndi umuheburayo w'Abaheburayo, ndi umufarisayo ku by'amategeko, ku by'ishyaka narenganyaga itorero, ku byo gukiranuka kuzanwa n'amategeko nari inyangamugayo. Ndagira ngo rero aka kantu tukumve neza. Mwene data ukundwa Pawulo yize amashuri abanza n'ayisumbuye ahantu hitwa i Taruso. Muzasoma amateka ya Pawulo rwose ari kiriya no kuri YouTube abaho narayahabonye. Hanyuma amaze kuyiga yagiye kwiga ibi bintu by'idini n'ibindi i Yerusalemu. Afite ababyeyi b'Abayuda ariko bafite ubwenegihugu bw'Abaroma. Arangije rero ari kubwiriza bano bantu b'Abafilipi, aravuga ati ariko rero mw'Abafilipi mwe ndabona ibintu mbabwira mutari kubyumva, kandi niba hari umuntu ufite impamvu zo kwirata z'umubiri namurusha. Aravuga ati wenda duhise twisomera umurongo umwe kugira ngo bidatinda cyane, ariko yavuze ibintu byinshi. Yaravuze ati ngewe mu Bayuda buriya ndi Umuyuda, ati ndi wo mu muryango wa Benyamini, nakebwe ku munsi wa 8. Kandi si n'ibyo gusa, ntago ndi n'Umuyuda uraho uciriritse, no mu Bafarisayo mu mategeko ni ngewe imbere. Ati kandi nabyo si ibyo gusa, buriya ku by'ishyaka, ku byo gukiranuka kuzanwa n'amategeko ndi inyangamugayo. Ariko mwene data ukundwa Pawulo, umunsi yahuye na Yesu ari mu nzira y'i Damasiko, ngo ibyasaga yibwiraga ko areba, ariko urumuri rwa Kristo rwaramukubise, yabaye impumyi n'ukuri kw'Imana. Umuntu rero utarizera Yesu, niyo waba uri pasiteri, niyo waba uri umuvugabutumwa, niyo waba uri umunyamasengesho, umeze ute?
urumuri rwa Kristo uba wishuka kureba. Nuko Yesu yabwiye abafarisayo, wenda nta muntu ndi kwita impumyi hano, ariko Yesu abafarisayo yabise impumyi, kandi aranababwira ngo impumyi burya iranda sindi zose zigwa mu mwobo. Hari ukuntu umuntu aba atarizeye Yesu, atazi imbaraga z'umusaraba, atazi imbaraga zo kumenya Yesu. Uwo muntu iyo yigishije abandi abigisha kwa gukiranuka. Pawulo atubwiye mu Bafilipi 3:6 ngo ku byo gukiranuka kuzanwa n'amategeko nari inyangamugayo. Hari abantu tugira batiba, badasambana, batica, bataroga, n'ishyari wenda bagerageza kurigabanya, uretse ko ishyari ryo buriya ni icyaha kigonga abantu benshi. Mana idufashe wowe ube utari mu bantu ishyari ryafashe, kuko niyo ritagufata riba rizamuka ririki, uritsindisha gusenga gusa, ugasanga aho hantu hose ntarimo. Ariko afite gukiranuka kumeze gute? Kuzanwa n'amategeko. Imana idufashe isuka imbaraga mu mitima y'abantu, ikuremo gukiranuka kuzanwa n'amategeko. Cyambere ya story y'umusore w'umutunzi na Yesu, abantu bakayimenya bagasobanukirwa icyo Yesu yavuze. Mutunzi yashatse ubwami bw'Imana, mutunzi yumvaga ashaka kuzabona Imana, arangije yegera Yesu ati, wowe kabyara we, uko nkubona ndabona uri umuntu wangira inama y'uburyo nzabona ubwami bw'Imana. Yesu ati, nta kibazo ndayikugira. Ati, ni ibintu bibiri burya. Umutunzi ati, ndi ready mbwira. Ati, cyambere ni ukuba uzi amategeko. Amategeko urayazi? Umutunzi abwira Yesu, amushyiriraho n'akarusho. Hari ukuntu umuntu akubwira ikintu agashyiraho n'akantu ko kukwemeza. Ntabwo yamubwiye ngo amategeko ndayazi, oya, yaramubwiye tayo yose narayitondeye uhereye mu buto bwanjye kugeza uyu munsi. Yesu aramubwira ati, fine, byiza cyane rwose, amategeko kuba warayitondeye, ntukicana, ntukibena, ntugasambane. Haravuga ati, rero niba warakatiye aho ngaho, hari ikindi kintu. Kwa gukiranuka kuzanwa n'amategeko umusore w'umutunzi yari agufite. Aravuga ati, rero kura amaso yawe ku butunzi, kura amaso yawe kuri ibi by'isi, ubifate biriya bintu ubigabanya abantu b'abakene, nurangiza uze ufate umusaraba, nurangiza unkurikire. Abantu rero iyo bageze hariya nabo ntibabyumva neza. Kubera iki? Bazanamo ibintu by'ubutunzi no kubigabanya abakene. Gatavuga ati, se niba nari nifitiye imirimo yanjye ninyigabanya abakene nindangiza nkurikire Yesu. Ni ibintu biri spiritually bigorana abantu kubyumva. Ariko mu nkundira aka kanya twumva ikintu Yesu yavuze. Yaravuze ngo kwitondera amategeko, ntukibena, ntukicana, ntugasambane. Ibyo bintu ntibitanga ibyiringiro by'ijuru. N'ubundi umuntu aguma mu bwoba bw'uko atazabona Imana. Niko byagendekeye uyu mutunzi, niko byagendekeye Nikodemu, niko byagendekeye Pawulo cyangwa se Sawuli. Ariko bamaze kwizera Kristo, Pawulo amaze kwizera Kristo, yaravuze ati, noneho meze nk'ibisukwa ku gicaniro, narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera, ubu ngubu igisigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo buhoraho, iry'Imana yasezeranye abayikunda. Ibyo bintu Pawulo ntabwo yabivuze yageze mu ijuru, nta nubwo yabivuze amaze gupfa, yabivuze ari mu mubiri. Cyokora yarashaje, ariko yari akiri mu mubiri, afite ibyiringiro by'ijuru. Yarabikuye hehe? Umunsi akubitana na Yesu ari mu nzira y'I Damasiko, yamukubise urumuri, Pawulo arahuma pe. Burya yibwiraga ko areba, kumbi ni impumyi. Pawulo ahumye, aho yahumukiye amaso ye yarebye Kristo, yasobanukiwe Kristo. Nicyo ngicyo dushatse kuvuga, no guhindurwa n'Imana. Biragukwiriye kubyarwa ubwa kabiri, ukava mu gukiranuka kuzanwa n'amategeko, kuko uko nguko kudatanga ibyiringiro by'ijuru. Umusore w'umutunzi ntikwamuhaye ibyiringiro by'ijuru, nanjye nkigufite ntikwabimpaye, kandi abantu benshi naho bari. Ariko turabasaba cyane mu mbaraga n'imbabazi z'Imana ngo mubyarwe ubwa kabiri, mubyarwe n'amazi n'umwuka, ariko kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ariko guhindurwa n'Imana mu buryo bw'umwuka binyuze mu kwizera Kristo. Reka dusoreze kuri iki kibazo. Ese wabyawe ubwa kabiri? Mwene data turi kumwe, wabyawe ubwa kabiri? Ese wahinduwe n'Imana mu buryo bw'umwuka binyuze mu kwizera Kristo? Are you born again? Are you born again? Hari abantu b'Imana ntazi ukuntu bakora, kubera ibyanditswe byinshi bamenye, kubera ibyanditswe byinshi basobanukiwe. Umubwira ko ese wabyawe ubwa kabiri, hagahita azana Daniyeli na Yozefu
na Matayo na Luka, kavuga ati aba bantu uyu yagenze gutya, ibintu akabyikuraho akamera nka ba baturage bacu iyo bababaza ibintu byo kwiteza imbere. Wenda ubwo nzanyemo story zindi, ariko nazo zakwigisha uburyo kamere muntu iteye. Umuntu bakamubaza batese witeje imbere iwanyu rwose kuri uyu musozi, iyi myaka yareze, ugasanga ntiyahinze, ariko aravuze ati ibigori byareze, ibishyimbo bireze, ati umuntu ashobora kujya mu kibina akizigama aya mafaranga, kandi ubwo ntacyo yagiyemo nta n'icyo azajyamo, ni ibintu gusa avuga en general biri ku bandi. None rero mwene data nkubajije, ese wabyawe ubwa kabiri ubikure ku bandi, ubikure kuri pasiteri, ubikure kuri Paulo, ubikure kuri Nikodemo no kuri Yesu no kuri Mutabazi urimo kubwira, ahubwo byishyiremo, are you born again? Ese ibyiringiro by'ijuru, ese iri juru riri open, ijuru riragukinguki, ubumva ufite ibyiringiro by'ijuru. Hanyuma rero ni iki kibazo rwose ugisubiza Imana yawe, kandi twibukiranye ikintu twatangiriyeho tuvuga kubyarwa bwa kabiri. Umuntu ntabihabwa na PhD, umuntu ntabihabwa n'amategeko, umuntu ntabihabwa n'ubumenyi buhambaye. Iyo aba ari uko bigenda, Nikodemo yari kuba yarabyawe ubwa kabiri kera cyane no kurusha abandi bose, ariko wari umuyobozi mukuru bamubwiraga kubyarwa ubwa kabiri mu kirere. Uwari umufarisayo mu mategeko bamubwiraga kubyarwa ubwa kabiri ntamenye icyo ari cyo. Ntibitangwa n'amashuri, ntibitangwa n'ababyeyi. Ababyeyi batwigisha amategeko no kuyakurikiza. Kubyarwa ubwa kabiri gusa umuntu abihabwa no kuganira na Yesu, umuntu abimenya ari uko aganiriye na Yesu, umuntu abimenya ari uko avuganye na Yesu. Ndagusabira ku Mana ngo Imana iguhe kubyarwa ubwa kabiri, kuko kubyarwa ubwa kabiri hari imiryango bikingura. Iri main ni 3 tuzayivuga ubutaha, ariko uyu munsi ucyure kubyarwa ubwa kabiri. Icyami imiryango ubutaha ubwo tuzayivuga, tukazayivuga mwene data warabyawe ubwa kabiri, nawe iyi miryango wumva uri kugukingukira, cyangwa se waba uri kwibaza ikibazo runaka nacyo ukakitubaza muri comment, nabwo ntacyo bitwaye, tukazamenya ngo umuntu wabyawe ubwa kabiri se ni gutabura ibyiringiro byo kuzabona ijuru, kandi ibibiri yiritanga. Reka dusoze dutyo rero, uwabyawe ubwa kabiri turasenga Imana. Bibiliya yaravuze ngo yewe uhagaze irinda utagwa. Hanyuma utarabyarwa ubwa kabiri turagusabira rwose ku Mana ngo ihishurire umutima wawe, kandi bibe nk'uko nguko, ugirirwe imbabazi nayo, kandi nawe uyemerere. Kubyarwa ubwa kabiri biradukwiriye rwose, kuko gukiranuka kuzanwa n'amategeko ntacyo kudufasha. Udafite gukiranuka nawe Imana ikeneye ko umuntu akiranuka. Kubyarwa ubwa kabiri nuko nguko. Dushimiye Imana kubw'inyigisho, turasenga cyane ngo abantu bose bahishurirwe ibingibi. Imana ihumugisha abantu bose bazumva iki kiganiro, kandi reka dusoze dusenga Imana tuyishimire ibingibi. Hanyuma mu isezerano rya kera abantu bajyaga bavuka, ba Dawidi murabizi avuga ngo Mana ni wowe wanteranirije mu nda ya mama, ni wowe ingingo zanjye watumye zibaho, nasamiwe mu byaha n'ibindi. Ariko wumva ko kwizera kwabo bavuga ko kuvuka kwabo kwaturutse ku Mana. Na ba Eva bakibyara nuko bavugaga, yabyaraga Kayini ati mpeshejwe umuhungu n'Uwiteka, yabyara Seti ati Imana incumbushije uwo Abeli uwo Kayini yishe. Means that kwizera bari abantu bizeraga ko kuvuka kwabo kwaturutse ku Mana. Kubyarwa rero no mu buryo bwa kabiri ni nk'uko nguko, kuko isezerano rya kera namwe murabizi ni igicucu cy'isezerano rishya. Niko ijambo ry'Imana rivuga mu Bakolosayi. Paulo yarabivuze vuga ngo ntihakagire ubacira urubanza kubw'iryo ibyo murya, ibyo munywa, imbondeko z'amezi cyane amasabato, kuko ibyo ari igicucu kibizaba naho umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Kandi no mu Baheburayo 1:1 n'uwa 2, rimwe mvuze ubwo ni igice, avuga ngo kera Imana yavuganiye na basogokuruza mu kanwa k'abahanuzi no mu buryo bwinshi butandukanye, ariko uyu munsi yavukaniye natwe mu kanwa k'umwana wayo. Ngo rero nta bahanuzi bandi, nta bamarayika nk'abo mu isezerano rya kera, ngira ijambo ry'umwana w'Imana turarivuze, ngiye kuko Yesu yabwiye Nikodemo turabivuze. Kandi reka nsoreze kuri iki kintu. Hari story ya Lazaro n'umutunzi iba mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 16. Imana izadufashe biriya bintu tubyumve. Lazaro n'umutunzi barabanye, igihe kigeze barapfa. Bagezeyo Yesu yagatanze kari akantu kugira tukigireho. Umutunzi ajya mu muriro, Lazaro mu bwami bw'Imana. Umutunzi yubuye amaso abona Lazaro ameze neza, arashima Imana. Naravuga ati ndababaye cyane wowe kabyarawe sogokuruza Aburahamu. Urumva Lazaro yari mu gituza cya sekuruza Aburahamu, umutunzi nawe baba. Aravuga ati sogokuruza
Aburahamu mbabarira wowe kabyarawe, Lazaro akoze urutoki rwe mu mazi antonyangirizeho ndumva numagaye. Aburahamu aramubwira ati rero mwana wanjye urabizi sinkwanga, reba ahantu uri naho turi harimo distance nini, harimo umuhora muremure, harimo long journey ku buryo bitakunda rwose. Umutunzi aba arihebye aba ariyakiriye, aravuga ati ariko nubwo bimeze bityo mbabarira wohereze Lazaro, twavutse iwacu turi abana 6, yaravuze ngo mfite bene data 5, basi mwohereze agende, mwohereze agende ababwirize, nibabona umuntu azutse bazihana. Aha hantu ndimo kubabara kandi cyane, ntabwo nabifuriza kuzahaza. Aburahamu yabwiye nyamutunzi ijambo rikomeye, aramubwira ati bariya ba bene so, bariya barumuna bawe na bakuru bawe bafite Mose bakagira n'abahanuzi bazumvira bo, kandi utumviye abo ngabo naho umuntu yazuka ntabwo ashobora kumwumva. Dusoje rero tuvuga dutya duti Lazaro ntazazuka ngo aza kubwiriza, Yesu ntazagaruka physically ngo aza kubwiriza, icyakora yatwoherereje umwuka wera. Nibwo buryo bwo kugaruka kwa Yesu mu buryo butagaragara, yatwoherereje umwuka wera. Ariko icyo yavuze gikomeye, yavuze ngo bafite Mose n'abahanuzi bazumvira. Icyama nawe ukumvira ubu buhanuzi bwa Bibiliya, cyama nawe ugasobanukirwa ibi bintu, hanyuma bizakubera umugisha ukomeye, uzagendana ibyiringiro by'ijuru nubyarwa ubwa kabiri. Hari ikibazo gikomeye dufite cy'abakristo batarabyarwa ubwa kabiri, kandi basenga, kandi baba mu makorari, kandi babwiriza, kandi baprotokora. Ni ikibazo gikomeye kuko Imana yacu iturebera mu gukiranuka kwa Kristo. Iyo ikubuzemo aho biba bibaye zero. Turasaba Imana rero abantu twese icyama bisi bose bagahishurirwa iki kintu, bagahindurwa n'Imana mu buryo bw'umwuka, ariko byanyuze mu kwizera Kristo, binyuze mu kwizera Kristo, binyuze mu kwizera Kristo. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge Imana dusoze. Turagushimiye Mwami Yesu, uri mwiza kandi cyane, waradukunze ku rwego rukomeye, iteka ryose witangiye abantu bawe, urangije utuma umwana wawe Yesu ngo aze adupfire, narangiza tuzukire, kugira ngo uzamwizera wese atazarimbuka, ahubwo azabona ubugingo buhoraho. Turashima Imana y'umwami wacu yiduha kubyarwa ubwa kabiri, tutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo tubyawe n'imbuto itabora. Ndetse turashima Imana ko iryo zina rihebuje rya Yesu ari ryo riduhumuriza, ndetse tuzajya no mu ijuru ku bwaryo. Tugushimiye Mwami Imana yacu ibi bihuremye, uri umuremyi koko, ntabwo tubishidikanyaho. Kera cyane waremye isi n'ijuru, urangije urema n'inyanja n'ibirimo byose, ariko n'uyu munsi uracyarema. Natwe turemeye aya mahirwe yo kuvuga no kumvira ijambo. Dusenze mu mbaraga z'Imana ngo buri wese uzaryumva akizera. Twese tuzi neza ko kwizera harimo imbaraga, akizera ibingibi byo kubyarwa ubwa kabiri, agasobanukirwa kubyarwa ubwa kabiri, uzamanurira imbaraga mu mutima we, kandi uhere n'ubuzimanura mu izina rya Kristo Yesu, kugira ngo twese tuzakubonesha amaso yacu, tubiheshejwe no kukwizera, tubeshejwe no kubyarwa ubwa kabiri, tutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo tubyawe n'imbuto itabora. Mu mbaraga z'Imana rero turasenga rwose, kandi ngo ukomeze kuduhindurira ibihugu, ukomeze kuduhindurira abasore, ukomeze kuduhindurira abakobwa, bose buzura imbaraga zawe. Kandi kuko roho nzima itura mu mubiri muzima, hari abavandimwe bacu tuba dufite bafite iby'umubiri bibaremereye, bituma batabasha gusingira ubwami bwawe, bafite ibikomere byinshi by'itorero bituma batabasha gukizwa neza. Tubasabiye mu mbaraga z'Imana ngo abo nabo bakizwe nawe, kandi mu mbaraga zo kwizera twizeye ko ubasha gukora ndetse n'ibiruta cyane ibyo twibwira. Turagushimiye ko ugize neza, ukaba uremye ibi bihe, wumve gusenga kose dusenze mu izina rya Data wa twese.